Ese ibi bintu birakwiye? Ese waba uzi ikintu cyatumye uyu mwana w'umuhungu yiyahura? Kurikirana video urabasha kumenya ese niki cyatumye umuhungu yiyahura. Yego nongeye kubasuhuza abakunzi bawe bacu TV show. Wowe wakanda subscribe nawe utarakanda subscribe. Iki ni cyo gihe ngo waje wakanda subscribe. Nagira ngo ubwire ngo rero umuntu wanjye hano nkuzaniye inkuru iteye agahinda, nkuzaniye inkuru ibabaje. Yabaza buri mubyeyi wese, yabaza buri munyarwanda wese, yabaza buri munyeshuri wese, buri rubyiruko rwose, buri muntu wese cyo yamubabaza. Iyi nkuru zanye noneho rero wana kuri screen zanyu kubabona ni umusore, ni umwana rwose w'umusore, ni umwana w'umusore afite imyaka 18, yigaga mu wa gatatu wa secondaire rwose. Arangije yakoze ejo bundi nawe yarakoze nene, ubu tuvugana yariyahuye kubera amanota make yagize. Uyu musore rero bamwita Ishimwe ngo yirara amanota yarasohotse, asanga amanota yasohotse, asanga afite amanota 49 n'ibice bitanu, haburwagaho zo n'ibice bitanu rwose kugira ngo abashe kwagira 50 areke kujya gusibira. Uyu musore rero yabashe kuba yabona ko yabonye amanota, ibintu yamucanga, amera nk'uhuye n'ikibazo cyane, ahita atoroka ava iwabo aragenda, ariko aza kongera kugaruka. Agarutse mu rugo rero uyu musore rwose amakuru nabashe kuba namenya neza, nakurikije ko nagiye mbaze iwabo, barambwira ati uyu mwana wacu aya manota akimara gusohoka yamaze icyumweru cyose atarya atananywa, ahora arira afite agahinda kenshi, avuga ati koko mana yanjye ubuzima ndimo koko buzagana hehe niba ngiye gusibira kubera ibice bitanu byonyine bibura. Wa muntu nawe uri kuri no video, umuntu wese byamubaza, nayibaze kuba umaze igihe ukora imyaka yose ukora, warangiza ukabona amanota angana gutya koko ukaburwaho ibice bitanu byonyine kugira ngo wuzuze. Uyu mwana rero yaje kugira gutya, noneho ahantu inkuru yabashe kuba yambabaza iranashengura umutima. Uyu mwana yaje kugira gutya arita afata umwanzuro wo kwiyahura. Amakuru ngiye nabaje kupereza ngo yiyahuje glycerine ngo na superglue, nibyo bintu yiyahuje ne muri icyo gihe yaramaze iminsi afungiranye mu nzu. Ariko ndakubwiye ngo ababyeyi bararize barababara rwose, uyu mwana pe nanjye byambabaje gusa, ariko urundi ruhande rumwe nanone birababaje, ariko ntabwo ari ngombwa ngo yiyahure. Ngira ngo mbwire rero n'abantu andi manota rwose, mwabantu mutegereje ko amanota azasohoka ku munsi w'ejo bundi rwose ku wa mbere. Abantu mutegereje amanota ku itariki ya mbere, abantu mutegereje ko amanota azasohoka mu magatandatu bakoze, muzihangane namwe rwose ntibizabatunguye ku buryo mwafata umwanzuro wo kwiyahura. Kwiyahura ntabwo ari byiza pe, kwiyahura ntabwo ari ibintu byiza cyane ku buryo nawe buri muntu wese yakwifata ngo yiyahure. Ngira ngo rwose shimwe n'abantu babashije ko bakwihangana ku manota bagize, bakaba bagiye kuzajya gusibira. Mugende musibire, ntabwo ubuzima kuba wabonye unine wabaje ko wajya gusibira ntabwo ari ngombwa ngo ubuzima bwawe uhite ubutakaza ngo wiyahure. Hoya wegende usubireyo, none undi mwaka rigiye byazacamo bigakunda, nawe ukaba wanabona bonding cyangwa ukanatsinda, ntujye gusibira. Rero ngira ngo mubwire ngo rero uyu musore nene ubu ngubu yaritahiye rwose imyaka 18 ngo Ishimwe kubera nene amanota make yagize. Ngira ngo mubwire ngo rero ngiye mpari ku bwanyu kugira ngo bamakuru yizewe, n'ahandi hantu wakura amakuru usije kuri channel yacu, ibinyuzeho byose ari ibintu byizewe byabaye. Kanda subscribe, kanda kunzogera ujye waje kubona notification kugiye ujye waje kudukurikirana. Ngira ngo mubwire ngo wowe wakanda subscribe rwose uri umuntu w'agaciro kuri channel yacu, turatugushimira amasengesho rwose turatukuramya kuko uri umuntu w'agaciro. N'undi wese utarayikanda kandi nizera ko nawe kwikanda ni ibintu by'ihamwe. Rero ngira mbabwire ngo rero mukomeze mwihangane, n'abantu amanota yazasohoka ku wa mbere rwose mwihangane, amanota ntazabatera ubwoba ngo mubashe kuba namwe kwiyahura. Ndabakunda cyane, ciao.